Haleluya, 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 haleluya. Mbifurije Noheli nziza, umwaka mushya muhire. Abari mu Rwanda mbifurije Noheli nziza, abari muri Australia mbifurije Noheli nziza, abari muri Amerika mbifurije Noheli nziza, abari muri Australia mbifurije Noheli nziza, abari muri South Africa mbifurije Noheli nziza. Ni umwaka mushya muhire. Yesu yatuvukiye mu mitima yacu, kubera umucunguzi mu buzima bwawe, ambera umucunguzi mu buzima bwanjye. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ndabasuhuje aho muherereye hose, Data wo mu ijuru akomeze abagirire neza. Hari ijambo tugiye kumva, Yesaya ibice 9 n'umurongo wa 5 haravuga ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese, uhoraho, umwami w'amahoro. Amen. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Iri ni ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza. Reka nkubwire, Yesu ni igitangaza mu buzima bwawe, Yesu ni igitangaza mu mibereho yawe, ngo azitwa igitangaza, ngo azitwa Imana. Haleluya, azitwa igitangaza, Imana ikomeye, Data wa twese. Haleluya, azitwa umujyanama. Imana ishimwe. Uyu Yesu Kristo ntabwo yari kuvukira ahantu hakomeye, ntabwo yari kuvukira ahantu hagaragara, ahubwo yavukiye ahantu horoheje, yavukiye ahantu hasuzuguritse, kugira ngo na ba bandi bari mu buzima butaboroheye, bari mu buzima butagaragara, kugira ngo nabo bazabashe kumubona. Ngo avukira ahantu mbese hasuzuguritse, ariko hari iki Imana yari ishaka kwigaragariza mu bantu bayo, kugira ngo abantu babone ko Yesu Kristo yaje yigaragariza mu batamwemera, yaje yigaragariza mu boroheje, yaje yigaragariza mu bakomeye. Imana ishimwe. Yesu Kristo uyu munsi akwigaragarize, Yesu Kristo uyu munsi abane nawe. Imana ishimwe. Ngo avukira i Betelehemu, mu mudugudu w'i Yudaya, wari umudugudu muto cyane. Kuki atavukiye mu mudugudu ukomeye? Kuki atavukiye mu mudugudu urimo abami n'abatware? Ahubwo yavukiye i Betelehemu, avukira ahantu mu kiraro cy'inka, avukira ahantu hasuzuguritse, kwari kugira ngo n'aboroheje bamubone, kwari kugira ngo mbese yigaragarize mu buryo bwose butandukanye. Uyu munsi Imana ikwigaragarize, uyu munsi Yesu Kristo yongera akwigaragariza mu buzima bwawe. Imana ishimwe. Ngo umwana yatuvukiye, umva ariko Imana ishimwe, ngo azitwa Imana ikomeye, azitwa igitangaza, ngo azitwa, ariko Mana we, Yesu Kristo uhabwa icyubahiro ko waje kuducungura, uhabwa icyubahiro ko waje kuducungura, ugacungura umwana w'umuntu, ukishyiraho ibyaha, ugakubitwa, ugashyirwa ahantu hatari horoshye, kugira ngo umwana w'umuntu ahabwe agaciro. Imana ishimwe. Ngo dore umwana yatuvukiye, ngo twahawe umwana w'umuhungu, ngo ubutware ngo buzaba ku bitugu bye, ngo azitwa igitangaza. Reka nkubwire, Yesu Kristo ni igitangaza. Turashimira Imana ko Imana yatwohereje Kristo wayo, kugira ngo atubere inshungu, atubere igitangaza, atubere Imana ikomeye mu buzima bwacu. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ngo azitwa igitangaza, Imana ikomeye, ngo ndetse n'ubutware ngo buzaba ku bitugu bye. Imana ishimwe.
uyu munsi nkwifurije kongera kubona Imana bundi bushya. Uyu munsi nkwifurije kongera kubana n'Imana. Ahari umwijima uhunge, haboneke umucyo mu buzima bwawe. Ahari umwijima uhunge, haboneke umucyo mu buzima bwawe. Ugendane n'umucyo. Mu mwaka wa 2026 ugendane n'umucyo. Inyenyeri yawe yongere yake ku buzima bwawe. Inyenyeri yawe yongere yake mama. Inyenyeri yawe yongere yake papa. Inyenyeri yawe yongere yake ikumurikire. Ahari umwijima uhunge, haboneke umucyo mu buzima bwawe. Imana ishimwe. Umucyo wongere ugaragare. Umucyo wongere ugaragare mu bana bwawe. Umucyo wongere ugaragare mu byo ukora. Yesu Kristo yongera kumurikire. Ukeneye ko isi yose yongere ibone ko Kristo ari umwami, Kristo ari umucunguzi. Isi yose yongere ipfukame, iramye ubu mu bumana bwayo, yongere ivuge ngo habwe icyubahiro, uhabwe icyubahiro, uhabwe icyubahiro. Amen. Yesu Kristo yongereye akwigaragariza mu buzima bwawe. Yesu Kristo yongere aboneke mu buzima bwawe. Yesu Kristo akubere umucunguzi mu byo ukora byose. Ngo dore ngo umwana yatuvukiye, ngo duhawe umwana w'umuhungu, ngo azitwa Imana ikomeye, azitwa igitangaza. Haleluya. Ngo ndetse n'ubutware ngo buri ku bitugu bye. Hari ubutware Imana iguhaye, hari ubutware Imana yagusigiye, hari ubutware Imana yaduhaye. Tugiye gusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye ko uduhaye ubutware ndetse utubereye umucunguzi. Amen.